nagurwa hose mwami mwabitese ndaho ndahumeka isiga naka aho mune nijya ngiye murabo basekeje none ngurumeka isigane hado gaje y'u Rwanda ndabasuhuje nkuko bisanzwe ndi kumwe na Mayira rya zina ngiye kurivuga Nyabenda we nibyenda bidafuze nasundi kubyangombwa bya bitwara Nyabyenda no Nyabenda sinakubwiye usibye ikintu cyaje kubarura ubutaka biba bigenda byirukanka none se ekwera nakwise niyo mpamvu wakibwira uti ni Nyabenda kikandika Nyabyenda ubu ninjya kubona nkabona Nyabyenda aje kuntwarira ubutaka so azajya ukabihinduza ukashyiraho ibiri kuranga muntu yawe nzabihinduza kabisa rata amahoro y'Imana abane namwe Mayira niko yambereye rero uno munsi Mayira tuganire kuki uyu munsi turashaka kuganira Mayira ngagira ngo sinzi ngagira urukundo rwinshi ndashaka kumubaza ikibazo baramurenze aba yabimbwiye cyane ariko rata namwe mujya muri comment ese wowe ntabwo urarumbonaho ese ari umuntu utagira urukundo ugira ngo ku isi yose cyane n'inyoni zirakundana n'ibiti birakunda uriya ngo ibiti iyo biri guhangura kiba kiri gukunda njyewe ndagira ngo tuganire ku rukundo rwa nyarwo kanya rwose rubaho cyane ruhise none se umuntu yajya guhitamo uwo bazabana bagasangira buri kimwe bakamburana imyenda umwe agakuramo n'undi agakuramo bakarara basura umwe adashobora kwinuka kandi ngo ni ikosa ngo iyo umugabo gasuze ngo ni cyane no byumve muba rega nta musuzi w'inshuti unuka cyo kinuka bose asuze ntabwo kinuka ngo ntabwo wihumuriza hari umupapa ndamusuje cyane witwa Rurinda yarambwiye ngo niwe usura cyangwa geranye umukobwa Rurinda yarambwiye ngo wowe wa mukobwa agiye gushyingirwa icyo kintu ryamwibukira uzabimenye neza ngo uyu mugabo asuze ntabwo binuka nase wigize ari ubwo wigize urenga ku nshingano se yakuhanze kuvuga ko umugabo wanjye yasuze ntabwo mbizi simbizi niwe waba ubyivugiye simbizi ahubwo ndavuze waba warinutse urasa narinutse bitabaye nawe none se reka nkubwire buriya rero kera nari nzi ko hari abantu kunyandikira kunoze ntabwo numandika ushaka kuvuga ushaka kwandikaho abatasuze n'abasi nari nzi ko kera byanze bikunze hari abantu basura hari n'abadasura kakantu nari nzi ko hari abantu navuga ariko se buriya ntari runaka nkurikije ukuntu mbona ari mwiza nyine buri mwana wese cyangwa buri muntu yasura uno bamva ko n'umuntu mukuru atagenda muri tuwarete kandi nibwo buryo bwo guhumeka usura cyangwa n'ibintu bizwi ku bantu bose ariko abana bo basigaye hari ahantu ushobora kugera ukagera mu rugo runaka warangiza ugasanga urugo ugiyemo ukareba ukuntu babanye kuvuga ari urukundo rwose oya nigarukiye ku rukundo reka mubwire ko nta rukundo rubaho sibyo rubaho ntabwo ugiye guhakana ibyo biravuze mu rukundo ni urw'abantu bose sibyo wowe rero uri kuvuga urw'abantu babiri nakumvira sibyo umugabo n'umugore niko wavuze njyewe urukundo nemera ni urwa rusange ariko narwumva ukuntu wemera urukundo akenshi hagiye umuntu ntera amabuye ngenda avuga uko narubonye ni ukwikunda wowe ubwaba wikunda gute rero ukaza kuza kunyereka ko unkunda ariko urimo wikunda ushakaho njyewe ibyo ukunda kuki utanshakaho ibyo nkunda ngo ubane nabyo
ukanshakaho wowe ibyo ukunda akaba ari bwo nkunda reka nkwe nk'urugero nguteze amatwi gukurikirana kugira ngo umenye aho undi buhere buretse nkubwire ukifata ukavuga uti ngiye kurambagiza Gaju sibyo tuzabane ukanaza ugapfuka mukaporopoza rwose amarira ukabitasi hariya nimba nkwanze ubwo ni ukuvuga atari ubu ngubu uri umugore n'urugero rwayo sibyo ukambwira ko wankunze nanjye nkajyaho rwose nanjye shusho nagukunze shari hafi y'umuha nkarujyamo sibyo ntabitekereje ariko ubu naje kubitekerezaho jye nsanga urukundo ntabwo rubaho ko ukunze wa muntu ahubwo uba wikunze nyine ndakubwira ndacyagusubiza ndeba uko mubwira ukuntu uba wikunze njyewe nuza kunkunda njyewe Gaju urabanza ugendere ku bintu ngo ndashaka umukobwa wize sibyo ndashaka umukobwa ufite amafaranga ndashaka ariko hari n'utagendera ku ndacyavuga ibitandukanye ndashaka umukobwa ufite nyashi wenda n'ibibuno n'ibindi ndashaka umukobwa meze telefone nta kibazo ye utahitana ikesha hariya ni mutima aya ntabwo ari mutima niba atari mutima mwihorere ntabwo ari mutima twikomereze ntabwo muzi mutima niwe watuma nkatinga kugira ngo witabe mutima wa Gaju abo bandi mutima ndagusuje akira n'uyu nzana telefone nawe ni mutima oya reka twikomereze bo rero no kuvuga ngo urumva icyo uri kuvuga ndi kushaka kucyumvaho gakeya wowe ndashaka kubyumva cyane wowe uza kuki se utaza ngukunde wa mukobwa ngo uteye nk'urugi barakuntu ajya abantu bateye nk'urugi ngo iyo agenda kugira ngo araza kuki uhitamo wa wundi umwe ufite akabuno wagira ngo ni umufungo w'intoki kuki utamwemera ukaza gushaka wandi ufite ya mabuno nyine ukeneye ubwo ni ukuvuga ngo wowe washatse ibyo ukunze njyewe nkeka ko kuko uriya nawe hari igihe ushiduka wamushatse kandi abandi bo bakajya bareba bakavuga ngo uyu muntu ese ubundi yamukundiye nawe ufite ibindi umushatseho by'ibikize kandi nta kabuno afite ushaka kuvuga ngo afite umutima mwiza baranahari ariko agafite umutima mwiza ukibaza niba wawushyize umutima mwiza nta muntu uwubona nta muntu uwubona wowe ushatse wagendera kuki niba atari mutima mwihorere izo telefone zitari za mutima muzireke mwongere mumeze mutima n'aba ari bamamagara yego noneho rero dore impamvu ndi guhamya ibyo ngibyo ahubwo urukundo rushobora kuba rwaragajutse ariko urukundo rubaho ni ukuvuga ngo iyo umuntu yemeye kuva iwabo rwaragajutse none se niba umuntu yemeye kuva mu rugo akagenda agasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata undi akabana n'umugabo we akaramata aho hantu nta rukundo ruba rurimo kuba agiye asize abavandimwe be yaragwanyuhishe nabyumvise ariko igihe cyo kuva mu rugo kiragera urumva ukashaka ukagenda pe kuko none se niba nta rukundo ruriho gutyo byaba bitandukaniye n'uko umuntu akunda ihene akayishakira ubwatsi akagira n'ibiki byose none se wa muntu bya bindi yamwunzeho ndabyujuje sibyo ariko njyewe uriya mutipe noneho njye nkanjye w'umukobwa yabimbwiye byonyine kuba ankunda nkaba nzi ko ankunda ubundi urukundo rw'abakobwa kigali ushaka nzara gusobanurira urukundo rw'abakobwa n'abadamu rutandukanye n'urw'abagabo cyane njyewe kimara kubimbwira binjyamo ewana nkava mu byanjye nkumva isi yose nayigura ariko hari igihe nanjye ushobora kumbwira ko nkunda nkatangira nkakureba kagatipe ka feke wumvise abakobwa kari agatipe kagufi abantu bagufi ntibanira amabuye ndi kuvuga ku muntu bagiye bamenya ko nanjye ndi mugufi
cyangwa karekare ngo kareshya n'inzira ijya guhaha ntabwo umuntu nyine umuntu biterwa n'ibintu akunda ku muntu ariko urabyumva ni ibyo akunda wabyumvise wowe ukaza ugahita uza wenda nimba umbwiye ndagukunda ndashaka ko tubana ukazambira mama abana ubuzima bwanjye bwose bya bindi byose nawe urabizi wavuze sibyo noneho njyewe akenshi ndabyemera bitewe n'iki ni umutipe usanga ariko abakobwa ni umutipe mbese igira umukobwa tuganira iyo ni kondisiyo nyine aba numva nuko afite mu kanwa kirabura usibye ko mutegereza ntamushaka afite mu kanwa kirabura afite n'urugero ibintu uri kuvuga ntabwo ari ibyawe ni ikiganiro ukuri gushaka ibiganiro urumva umutipe muremure ni umutipe w'igikara ni umutipe ibyo bigatuma mukunda ariko ntabwo iyo aza kuza kuba ari wa wundi ufite ubumuga bw'uruhu ukaba usanga ntari bumwemere none se urumva ndakunda cyangwa ndikunda nshatse umuntu ufite ibintu ngewe nkunda kuko ni ukuvuga ikintu uri kungishaho impaka uri kuvuga uti ibyo ngibyo ntabwo ari urukundo ahubwo ni ukwikunda ni ukuvuga ngo bavuga ngo umuntu yakunze umuntu babivuga nabi ntabwo wakunze umuntu ahubwo urikunda ukabona umuntu ufite ibyo ukeneye abantu bose babana buri wese yikunda nanjye nikunda nimba ibintu wikunda ibintu ngukunda ubifite ibintu rero nawe turaza kuza guhuza kuko ibyo ngukunda urabifite nanjye ibyo nkunda urabifite bikarangira duhuje sibyo bikarangira duhuje hari n'umuntu uvuga ngo arankunda cyane setu cyari biba ku bagore arankunda cyane nta kindi ngenderaho ntabwo ngendera ngafite ibi ni uko ankunda byose nkanyurwa numva nabwo nejejwe nanakunzwe nuko nkunda sibyo ubundi rubaye ari urukundo rwa nyarwo njyewe ikintu ushaka kumenya biramutse ari urukundo rwa nyarwo ntabwo rwagendera ko hari ibyo wujuje ahubwo nagukunda we wambona urumva noneho nawe waba ufite urukundo ukankunda ntacyo ushingiye ubwo nandi ni mumyi sorry mbana n'ubumuga byonyine nanakumva uvuze cyangwa uciye nkumva impumuro yawe ni nziza kuri jye nakure gutambutse nkabona uburyo ugenda ni bwiza kandi abandi bantu ari bubi ubwo se muramutse muzaburara rwaba rugikomeje kuba urukundo muzaburara nabwo mwaburara akabibona gutyo mukagenda mushiramo akuka urwo rero nta hantu warukura ni ukuvuga ngo wemeye ko rutabaho ni ukuvuga urwo navugaga jyewe ni rwa rundi rwo kuba ushobora kugira umugore ukamukunda noneho ukamwitaho ukamenya ibyo akeneye ukamenya ko ari umuntu ukamutandukanya n'inyamaswa bari ibyo abantu bose rero bakunda ubona ko ari umuntu ukamutandukanya n'inyamaswa oya ukamwitaho mu buryo izo ni inshingano uba ugomba gukora inshingano none se ko niba izo ni inshingano z'umugabo niba tubonye ko nta rukundo ko hari naho ibyo ngibyo bitabaza byo turabyita ngo iki nyine byararundutse aho bitaba gute n'ako kantu k'urukundo ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe ako ndi kwibeshya ko ari urukundo kandi atari urukundo ko hari naho bitaba rero bazishyiraho rero njye nkunda kwemera oya turakizwa n'abantu twamaze kuvuga ko komenti arizo zizajya zitwemeza impaka twagiye njyewe rero nanga ko mayira ndi kuvuga ko mu ingo uretse ko hamwe na hamwe ushobora gusanga nta rukundo ariko njye ndemeza ko mu rugo umugabo n'umugore baba bakunda ahubwo aho badakundana baba baritse inshingano zabo nanjye ntabwo nabihakanye utaza kuza kunyumva nabi sinabihakanye ko badakundana abo bantu barakundana pe barakundana uvugiye muri bya bintu byo muri Bibiliya ngo urukundo ntirugira impamvu ariko uburyo bakundana ni bwa buryo twese tuzi ntabwo barabasha kubusesengura ni nk'urwo wakunda ingurube oya ihene reka mvuge ihene inkoko ihene se kuba utegereje kuzakabaga none se oya no gukunda umuntu uba utegereje ko azaguha umusaruro none se ni ingo zingahe se zibana batabyarana bagatandukana icyo ni kimwe
ningo zingahe se umugabo ashaka umugore yatangira kujya mu kabari agatangira gutinda gutaha bagatandukana utangiye kubyumva ubwo rero nibyo ndi kuvuga yenda icyo ndi kuvuga urukundo wowe ukagihakana ko atari urukundo noneho ubwo ndavuze bishobora kuba bihuye n'uko dukunda inyamaswa oya amasi ndi budume kimwe nawe kuko inyamaswa ni buri amatungo cyangwa ukayigurisha yego kuyikuraho inyama cyangwa ifumbire cyangwa ubona arutwa nuko ari kwigirira iyo bintu ukayikuraho muri iyi minsi ntabwo ndi guseka cyane ngo mwenunure kubera ko ndwaye reka nkubwire mayi none se urambwira ngo urankunda sibyo ngo byahatari ngo umugore wanjye Gaju nguriya ngo niyo nawe nakonye sinakuze sinahumeka ngo zari vene zari tarama wansanga mu kabari rimwe nabaye akaba hahiye mu betamo inka zirya cyangwa se ugahita ni ikibazo bakubwira ngo Gaju ngo banyumvanye n'umuntu ngo hahiye ugahita ubyemera vuba utigeze ubibona wambonana na Mayira nk'ubu ngo bari abantu ngo uburyo bagendana ngo zari veni urumva ngo zari tarani kandi ibibazo bikavuka ngo ubwo wankundaga nimba wankundaga kuko utihanganiye imico yanjye ese nimba wankundaga reka mubwire uko bigenda nimba wankunda byatanje kubona nasinze ngwino mvane muri ka kabari cyangwa hanze aho ndyamye ugenda unteruye kuko unkunda ungeze mu burindi kukurukaho nugeze ahari unkuremo inkweto umanagure ndyame nsinzire kubera yuko nasinze kandi urwo ni rwo rwakagombye kuba ari urukundo ariko ubundi wahita uza untererane uhita unorera abantu muze tubabwire hano muri salo hehehe uyu mugore asigaye yiyandarikaye ese ba bantu mbere umbwira ko nkunda warabaje uti muze mbabwire utarabimbi gusa ikibazo kibaho mu ngo ni icyo ngicyo unavuze abantu babyiyumvikaniyeho bafite ukuntu babigenje barangiza bagatora abantu uzaniye abantu urumva uneje isi urabona umugore wanjye buriya afite umugore mubi yarancanze yarananiye gutya na gutya kandi ngo urankunda urumva urankunda nimba unzanye ngatangira nkabyara n'unyiteho ngatangira nkanuka kakandi k'ababyeyi bajya bavuga ugatangira ejo ukajya guhiga izindi nkumi kandi ngo urange urukundo rubaho ugashaka ngo buriya rero ngo hari abagabo bajya bavuga ngo buriya ngo ndashima Imana ko Imana itampaye uwo mugabo Imana ni ukuri ko Imana ntabwo yasobetse ukumva umuntu w'umugabo aratangiye ngo buriya rero ngo bwibaze ngo utashye saa mbiri ngo bino ngo ukajya gutangira ukajya kurwana n'abana ngo ugatangira ukajya kurwanira n'abana akifuza sha gutanga abana baryama ngatajya kukwirwa ngo mu nzu ngo nkirana n'abana urumva urwo rukundo urarwumva ngo urukundo ruba urukundo ni ibyo wowe ukunda kuri jye nanjye ugahuza no ko ufite ibyo nkunda kuri wowe twese tukaba tubana nikunda nawe bikunda ni magirirane ubwo rero ikintu abantu bari buze kutubwira batubwira se koko ibyo tusanzwe tubona mu rugo ni urukundo cyangwa nta rukundo basi babwira nimba Gaju avuga ukuri cyangwa Mayira avuga ukuri yewe ndavuga ko urukundo rubaho noneho nawe ukavuga uti ntirubaho kandi wabitanzeho n'urugero ubwo rero ndashaka ko muri komenti bavuga bati umuntu uri kuvuga ibyanyabyo ni runaka umuntu aba afite abayikunda icyo ngicyo nicyo nshaka rero ko akiyegereza reka mbivuga byanugageze mba nikunda narangiza nkiyegereza bya bindi nkunda kubera ko nikunda nkabyegereza byose biteretse muri wowe Mayira nkabizana nkifuza ko bibana nanjye ni nk'uko ubyujuje ni nk'uko nkunda ibirayi ariko maze kubita bya bindi ni nk'uko nkunda ibirayi nkaba numva byahora biri mu rugo ugahita wumva nyine ukajya wibika agafuka ka senkani ukarabiza nawe wenda bimwe bitarashira kubera ko ukunda ibirayi waba ukunda umuceri ukiyegeza agafuka k'umuceri buri gihe kakaza kandi katarashira kuko nawe ni umuntu ukunda umugore nawe aramwiyegereza ukunda bya bindi wa mugore afite uramwiyegereza ni ukuvuga ngo abuze bya bindi wamukundiraga uramuta urajya kuvuga ukuri ariko turabibwirwa n'abantu muri komenti ni bangahe se wumvise wa mugore we yakoze impanuka agacika amaguru yamara gucika amaguru akajya wumva ukumva aravuze mu bantu reka ajya gusanga cya kimuga cyane abone ariko ahubwo uzi ikintu kitajya cyihanganirwa
kugira umugore akagira uburwayi bwo mu mutwe bikananirana no kumuvuza kuki nkunda se ahita amwohereza iwabo akavuga ati iwabo nibo babasha kumwakira. akaraga filime nabandikiye nzakabahasha nk'umugore wasaze waje kuza gusara akiruka ku musozi umugabo wakagijya no kumuririmbira kugira ngo arebe kamwegere yamukunze akaba ariko urwo rukundo ruba muri filime ntuzamunkinisha hari undi se ariko mayiwe ntabwo abasha kuririmba yewe ariko umenye ko ndanahogoza ndetse mayi hogoza umva ndanze soze ikiganiro dore ngiye gurudu ni gurudu ziremeke ngaho soza ikiganiro mayi uzaburage soza udahogoje ndanze soza cyangwa nkigutemo nk'icy'ubushize aririmbaga amaporoso nibeza ngo baba hari inzoga oya ngo ako gasururu n'akabadive utari umudive ntagasomeho ako kabido nikaringaho ngaho ngo niwo wararimbye wadive kandi wasoje soza ikiganiro nshuti mwamwumvise mayira kitongera kuba nk'icy'ubushize cyagaragaye bakaduta ngo batana mu kiganiro ariko ndabasabye inshuti zanjye bakunzi banjye bagaju y'u Rwanda namwe mujya muri komenti muntera amabuye abantu rwarenze urukundo ni gutyo byumva namwe mutubwire ko mubyumva ujye mutubwire uti rwose jyewe gaju numva ko urukundo rubaho umuntu agakunda umuntu iki cyangwa se koko nanjye maze kwitekereza asanga umuntu yikunda kuko akunda iki yizanira ibyo akunda kugira ngo bimwegere murabeho imana y'amahoro ibane namwe imana y'u Rwanda ibane namwe ciao